Je nitwa Liberite Nestor. Kwirangamuntu yanjye hariho izina rimwe. Ubundi badufashe turimo dusenga. Ahantu twasengeraga hitwa ku isoko y'umugisha. Ariko nubwo ari ku isoko y'umugisha ni naho nkodesha mba njyewe. Ariko uri bahamagara by'umwihariko we turifuza ko yakurikiranwa ko bigaragara ko ari ubayobye. Cyangwa se babandi bajya ahantu bakavuga yuko bagiye kwibabaza bagiye mu butayu ntabwo bye. Rero baje basanga turimo dusenga. Musengera muri etore. Ni isoko y'umugisha. Hanyuma babafashe muri iki gihe mwateranye urabona ko abana ari benshi ntago mwari muzi ko bitemewe. Twari tubizi ariko turagisabira imbabazi icyo kintu kubera hari ukuntu umubare wabaye mwinshi. Kuki mwabikoze? Ni ikosa turarisabira imbabazi. Hari amakuru avuga ko buri gihe mu rugo rwawe hateraniraga imbaga. Byagendaga bibaho ariko ntago twabaga tungana gutya buri gihe. Byashobokaga ko twashoboraga kuba turi nk'aba 3, 4, 5 ariko ntago twabaga tungana gutya buri gihe. Uyu munsi mwari bangahe? Ntago nge nari nababaze ariko tugeze hano bababaze bambwira ko twari turi kumwe n'abantu 41 hafi na 2 ahari. Ndumva hari na 2. Nyuma yatangiye ryari abakangaye mu cyumweru. Twatangiye gusenga ko 2018 guhera mu kwezi kwa mbere ubwo aba kuwa gatatu guhera saa 3 kugeza saa 10 no ku cyumweru saa 7 kugeza saa 10. Ariko muri kino gihe ntabwo nyine twagiraga amateraniro aturuka saa 3 kugira ngo agere saa 10 ni kwa kundi umuntu yazaga gutyo tugahita dusenga noneho tugahita twongera tukigendera nuko nyine bahise baba benshi nabo ntabwo twari dufite gahunda yo kugeza saa 10. Niba nakumvise neza bavuze ko aba bantu ayo materaniro abiri wawe aho kodesha mu rugo. Nubwo ngo usibye n'iyo bihe turimo byo kurwanya COVID-19 n'ubusanzwe ufite washinze itorero bitazwi ritemewe nibyo. Ntabwo ryari ryemerwa kuko nyine twatangiye gusenga kuva 2018 ubwo ntabwo ryari ryemerwa. Hanyuma aba bantu baturuka hehe na hehe? Hasa navuga ko hasa n'ahatandukanye ariko bitari cyane kuko yenda naba hano Kimisagara no mu cya hafi yenda bakeya bari nko mu Gatatu yenda nk'umwe cyangwa 2 baturutse mu Gatatu. Mu tundi turere tutari akarere ka Nyarugenge? Ndumva ntabo hano ntabarimo. Amakoraniro bakubwira ko amakoraniro y'abantu banarenze 20 bagomba kuza abarenga bagomba kwipimisha COVID-19 mwebwe mwari 43. Mwizera gute ko aba bantu mwese mwari bazima hatarimo bari bambwiye nta mpungenge mwe mufite ko mushobora kwanduzanya COVID? Niko nari ndi kubivuga ko izo mpungenge birumvikana zigomba kuhaba ariko nanjye ntabwo nari nzi ko dushobora kuba twahita tunganamo gutya kuko ntabwo ariko byahoraga biri ariko icyo ngicyo cyo ntabwo nakikomantaho ngo mvuge ngo sinari inkizi ahubwo ndagisabira imbabazi. Hanyuma mubigenza mute kugira ngo mumenye ko abayoboke banyu cyangwa abo mugiye gusengana ari bazima? Ari bazima? Nta cyorezo cya COVID bafite? Ubu uyu mwanya nta makuru mbifiteho. Ikijyanye n'amabwiriza yo kwirinda COVID hari kwambara agapfukamunwa, hari guhana intera, hari kubanza gukaraba. Ibyo muri ibyo byose ni iki? Nitujya cyo guhana intera uraza no kutubwira ahantu mwari muri icyumba capacity y'abantu bagomba bashobora kuba ukurikije volume yacyo n'abantu bari barimo. Ndabyumva agapfukamunwa byo urabibona twese turatwambaye. Gukaraba turakaraba ariko guhana intera byo navuga ko bitari biriho. Kubera iki? Kubera iki nta biri by'intera bitari? Ubwo impamvu bitari biriho nuko nyine urusengero rwacu rutari rwemerwa ku buryo ibyangombwa bisabwa rubifite. Bivuge neza nuko wenda icyumba cyanganaga gute? Ni icyumba cyo mu rugo mbese ni muri salo byumvikane ni hatoya kandi ntabwo ibyo byangombwa byazamo. Niyo mpamvu guhana intera bitari birimo. Gira ubutumwa none nawe uha abaturarwanda bakirimo kurenga ku mabwiriza cyane cyane abantu simwe mwenyine hari n'abandi byagiye bigaragara abantu barenga ku mabwiriza bakajya gukora mu materaniro bateraniye mu rugo rw'umuntu bitemewe. Gira ubutumwa uha abaturarwanda bakirenga kuri amabwiriza. Gusa ikintu ngiye kubwira abantu yenda mu gihugu cyacu gusenga ntago bibujijwe
kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu abategeka gusenga ubudasiba, ariko ubwo ategeka abantu gusenga ubudasiba muri no minsi hariho kino cyorezo, birumvikana umuntu wese aho ari yasenga ubudasiba, ariko atari ngombwa kugira ngo duterane twegerane nk'uko namwe mwadufashe uyu munsi. Ubwo Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iyagireba buri muntu wese aho ari, kuko n'ubundi ariko biri, ariko guterana hatarimo bidakurikije amategeko, navuga ngo ntago buri muntu wese yagira kugendera kuri gahunda atisha amategeko. Nibwo bwawe n'iki noneho urimo kwicuza uyu munsi? Njye uyu mwanya ikintu ndimo ndicuza nuko nyine nasengeshira abantu benshi kandi bitari ngombwa, ariko ndimo ndabisabira imbabazi. Mvuga nti abaturarwanda bose bari bumbone nsabira bampa imbabazi, no ku Mana nayo iri mu gihugu cyo mu ijuru nayo impa imbabazi. Bamwe mu bayoboke bawe batubwiye ko ibi babyemera, ijambo ry'Imana bitabujijwe kuvuga. Muravuga rumwe cyangwa ni ugukurikira wenda inyigisho mu buryo butandukanye? Ntabwo numvisha impamvu bashobora kuba bavuze ko ijambo ry'Imana ritabujijwe kuvugwa. Ni kuko n'ubundi umuntu afite Bibiliya ari we mu rugo yayisoma, ubwo yenda ashatse yananarivuga. Ahubwo sinzi nimba impamvu yavuze ko ritabujijwe kuvugwa. Ntekereza ko icyo kubuza kuvuga n'ama mabwiriza ya leta, aho leta ibuza abantu gusenga, nibyo navuze, imirongo migari ngenderwaho, abagomba guhurira mu rusengero runaka rwujuje ibisabwa bakajyayo bagasenga. icyo cyo byakunanije iki kuba wakwakira abantu marigreke n'itorero ryawe ritari yanemerwa? Nibyo ni ritari ryemerwa. Icyo nicyo cyatumye mbisabira imbabazi, kuko n'ubundi iyo iteka umuntu atari yemerwa kugira ngo baze no kumurebera ko yujuje ibisabwa aba ari ikosa. Iryo ryo ni ikosa rwose, narisaba imbabazi. Umurenge wa Kimisagara. Mutuye mu mudugudu w'Akagari? Akagari ni Kakatabaro, umudugudu ni uwa Kishinge, umurenge ni uwa Kimisagara. Ubu baramutse bakurekuye wakongera guteranira abantu bangana gutya mu rugo rwawe cyangwa wahita ubireka burundu? Guteranya abantu bangana gutya ntabwo guteranya abantu bangana gutya nakongera kubikora. Gusa ikintu cyo navuga ko nuko navuga ko ntareka gusenga, ariko guteranya abantu bangana gutya ntabwo nakongera kubikora. Ariko abantu b'itorero ryawe ngo ni isoko y'umugisha. Bari aho ngaho bari kwese uzi ufite n'umubare wabo, cyangwa n'abaturuka mu yandi matorero n'amadini atandukanye bakaza nko mu cyo twafite icyumba cy'amasengesho? Basana gusa hari yendamo bakeya turi kumwe, ariko uko twari turimo dusenga turi ingeri nyinshi zitandukanye. Ntabwo ni ukuvuga ngo buri muntu wese ari ufite aho asengera, ari udafite aho asengera, wese araza agasenga tugasengana. Abiganje nabo muri itorero? Abiganje ntabwo nashobora kubimenya, kuko mvuze ntiyenda ni abadeperi benshi, ntabwo naba mbishyize mu bikorwa neza, ariko bose baraza, kuko no mubo bagiye basangamo turimo tuganira kare harimo n'abasilamu, harimo n'abagatulika, harimo n'abadeperi. Urumva rero ko isoko y'umugisha hasengeramo abantu benshi batandukanye. Nitwa Uwase Shemusa. Uwase Shemusa, tubonye nawe wafatiwe mu gihiriri cy'abantu bari bateraniye mu rugo bari gusenga mu buryo butemewe n'amategeko. Ibyo nibyo bagufashe gute? Nibyo bamfashe. Byagenze bite? Twari twagiye gusengerayo, biba ngombwa ko uyu munsi abantu baba benshi, abayobozi tugiye kubona tubona turaje, twari tubwo tukinjiramo baratubwira ati tuze tujye kwitaba ku murenge. Turasohoka turaza hano ku murenge turahirirwa nyine. Shemusa, ubusanzwe abayisilamu basarira mu misigiti, ariko we bagufatiye mu ngo z'abandi uri mu biterane. Uri umuyisilamu cyangwa uvanga amadini? Njyewe ndi umusilamu, ariko nanone ko nzi ko Imana ari imwe, hose ahambere hafi niho njya gusengera. Umaze igihe kingana gite muri iri torero ryawe? Ni kabiri magiye. Ubundi uvuka muri Isilamu cyangwa wenda n'ibindi? Ndahavuka, mama na papa ni abasilamu. Iyo urebye ahanini usanga abayisilamu basenga gutyo bagenda bihishe, wowe ugenda imiryango ibizi? Njye ngenda mbizi cyane ko twese tuzi ko dusenga Imana imwe. Ubwo rero hambere hafi njye niho mbasha kugera. Nta mpungenge wari ufite z'uko ushobora kwandurira kovide aha hantu wari usengeye, cyane ko mwari muri mu cyumba gitoya? Ntabwo twebwe twari turi mu cyumba gitoya,
kandi ubwirinzi ndakeka nari mfite bukeya bushoboka ko nari mfite sanitizer nambaye n'agapfukamunwa. Shems, hasigaye icyumweru kimwe cyangwa bibiri igisibo cya Ramazani kijyemo. Kuba wafatiwe mu cyuho uri gusenga mu rindi torero, urabona bidashobora kuguteza ibibazo mu muryango uvukamo no mu bandi bantu bari bagufitiye icyizere ko uri umuyisilamu, cyane ko unambaye sheria? Ndabyumva, ariko kuba uri umuyisilamu ntabwo bikuraho kudasenga, kandi nta nubwo Imana yanga abanyabyaha. Niba nafashwe uyu munsi ngiye gusenga, hari impamvu nari nagiyeyo, mfite uburenganzira bwo ko ngomba gutangira igisibo ariko namaze kwezwa ku mutima wanjye. Twibwirire icyo wicuza muri iki gikorwa Bafatiwe. Icyo nicuza ni uko wenda ni uko nagiye gusengera ahantu ntari nzi ko hari buze abantu benshi, nkabona haje abantu benshi bikaba ngombwa ko batuzana hano tukirirwa ku zuba twasize abana. Ni izihe nama utanga rero inama nagira abandi bakeka ko bashobora gukora ibintu nk'ibi? Inama nagira abandi ni uko batakagombye kujya guteranira ahantu hari abantu benshi muri iki gihe cyo kwirinda COVID-19 kubera ko harimo ingaruka nyinshi. Izo ngaruka usanzwe uzizi? Yego. Zisangize abagukurikiye kugira ngo nabo bazimenye. Ingaruka nzinzimo ebyiri: kwandura cyangwa se nawe ukanduza abandi. Izi zo gufatwa gufatwa byo ntabwo nari mbyiteguye, gusa nari nzi ko umuntu ashobora kwandura cyangwa akanduza undi. Wenda Shems, ngenda cyakomeza ku idini ryawe, hari abavuga ko umuntu yakoze icyo bita kuri tatu. Nawe wabaye mutatu cyangwa ni uko buri gihe ufata umwanya ugasenga mu madini yose? Njye ntabwo ndi umurutadi kubera ko hari igihe kiba ngombwa nkasenga, ariko ntabwo nsenga mu madini yose. Korani bivuga iki byo? Ni icyaha gukora shiriki. Nawe wemeye gukora shiriki? Yego, nari nabyemeye. Byaturutse kuki ko ari ibintu bidasanzwe tudashobora no kubona ku bandi b'Isilamu? Wenda kuri njyewe ni impamvu zanjye bwite icyabiteye kugira ngo njyeyo, ariko numva nanone Ramadani irabura iminsi mike ngo itangire, numvaga ko ngomba kujyayo mu ntego nihaye kujyayo inshuro runaka, nazirangiza nkihana nkezwa nkatangira Ramadani nkeye. Ni ubuhe butumwa noneho wagira abandi b'Isilamu? Ubutumwa nagira abayisilamu ni uko bagomba kumva ko hariho Imana imwe kandi ariyo twese dusenga, nubwo tuyisenga mu buryo butandukanye ariko twemera ko hariho Imana imwe. Washoje tubwira imyaka yawe, abana ufite n'aho wari utuye? Imyaka yanjye mfite imyaka 20, mfite abana 2 b'abahungu, nkaba ntuye Kimisagara. Ukoze cyane. Ni ukubigisha, ubwo turi hano twese nk'inzego tugiye kongera kubigisha, ariko uri bahamagara by'umwihariko we turifuza ko yakurikiranwa ko bigaragara ko ari ubayobye. Ikosa baregwa ni irihe? Ikosa ni ugusengera ahantu hatemewe, bagasenga batabisabiye uburenganzira, ko dufite insengero zemewe, dufite insengero zikora muri Kimisagara, ari ADPR zirakora, Katolika barakora, insengero z'abasilamu zirakora, imisigiti. Nta mpamvu rero kujya mu rugo rw'umuturage, namwe nimureba aya mazu dufite hano iwacu ugashyiramo abantu barenze 50, urumva ni ikibazo gikomeye. Aho hantu nta spacing yabe hari, nta n'ibindi by'ibanze, gukaraba, kwambara udupfukamunwa nta muntu ubahari ngo abigenzure. Urumva gujyana abantu mu rugo bagasenga mu buryo butemewe rwose no kurenga ku mabwiriza n'amategeko. Afande, ubu aba bantu ni ubuhe butumwa mwabaha n'iki kigiye gukurikira? Icya mbere ni uko impamvu bafashwe bakoze ibitemewe binyuranyije n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Twagiye tubivuga tunagarukaho kenshi ko abantu badakwiye gusengera mu ngo, cyangwa se babandi bajya ahantu bakavuga yuko bagiye kwibabaza, bagiye mu butayu, ntabwo byemewe. Insengero zirahari zemerewe gukora izujuje ibyangombwa. Abantu rero turasaba yuko bajya mu misa zemewe
bakajya mu nsengero zemewe, ariko gusengera mu ngo z'abantu ntabwo byemewe. Ariko noneho cyane cyane iyo bahuriye baturutse hirya no hino nk'uko bigaragara, ntabwo abantu 40 n'abangahe baba mu rugo rw'uyu mugabo, ntabwo byemerewe, niyo mpamvu bafashwe. Twatanze ubutumwa n'ejo yuko mu gihe twatangiye icyumweru cya Pasika, abantu bakwiye kumva inshingano zabo ndetse n'ingamba zemejwe zafashwe n'ejo byavuzwe mu kiganiro cyarimo banyakubahwa minisitiri bashinzwe za minisiteri zitandukanye. Ibyo rero turumva yuko bakwiye kuba babibonye, babyumvishije, ntibabirengeho, kubera ko kubirengaho ni ibituma bafatwa, ni ibituma bahana. Waruvuze rero ngo harakurikiraho iki? Icya mbere ni uko nyine abantu bagomba kwipimisha covid kugira ngo turebe ko batanduye. Icya kabiri baratanga amande. Ariko noneho igikomeye cyane ni kuri nyir'urugo wahamagaye bano bantu. Uyu mugabo agiye kugezwa mu rwego rw'ubugenzacyaha akurikirana mu rwego rw'amategeko. Ngira nk'uko mwanabyumvishije, ashobora kuba atabikoze bwa mbere. Turagira ngo rero tubwire abantu bose, abaduteze amatwi, abadukurikirana, abatubona, ababona ibi ngibi, yuko ibi bitemewe. Ntabwo byemewe kunyuranya n'amabwiriza. Abantu bihangane, insengero zarafunguwe, bajye mu misa zemewe, ahandi bategereze igihe ibintu bizagarukira mu buryo iki cyorezo tumaze kugitsinda, nta kudohoka. Hari abamenyereye ko batanga amafaranga 10,000 ari amande bikarangira, ku buryo hari bamwe mu bamaze kugaragaza ko iyo bishyuye amafaranga ibihano biba bisa nkaho birangiye. Aba bantu ntabwo ari byo kubera yuko ngira ngo mbabwiye yuko uyu mugabo wahamagaye akabatumira abantu bangana kuriya ko agiye gukurikiranwa mu buryo bw'amategeko. Twizera rero yuko ubwo butumwa bakwiye kuba babwumva. Ntabwo rero icya mbere ikiguzi cyo kurenga ku mabwiriza ntabwo ari 10,000, ntibyaba na 200, ntibyaba na miliyoni. Oya, ikiguzi cyo kurenga ku mabwiriza ushobora kuba watakaza ubuzima, kandi ngira ngo ubuzima nibwo shingiro ry'ibindi byose bizagera ejo cyangwa n'ejo bundi. N'uwo mugisha basabaga cyangwa se niyo mana basabaga, bayisaba ari bazima bakiriho.